rwose ubona ko bakomeje no kugenda babikora, kuko kugeza kuri iyi myaka ugikinira amakipe ari kuri level yo hejuru ubona ko ari ibintu biba bidasanzwe cyane. Abandi bakinira amakipe akomeye ubundi mu gusaza kwabo bakagenda bamanuka, nko bita Kwizera Piro ubu uri kubarizwa mu yo bita Espoir yo mu cyiciro cya gatatu cya kabiri, ko yarazamutse uyu mwaka, yari mu cyiciro cya gatatu umwaka ushize, ubu yarazamutse mu cyiciro cya kabiri. Urumva ko rero ngaho bari ibintu bigiye bitangaje. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo yakoze imyitozo, umutoza atangaza amagambo akomeye cyane, yongera gukomoza ku cy'umuzamu. Abanyamakuru bamubaza bati se umuzamu bimeze bite, icyo bita umutekano mu izamu wizeye se bimeze bite? Avuga ko hari ibiganiro yatangije we n'ubuyobozi bwa APR, bari mu biganiro biremereye, bari mu biganiro byo kureba uburyo icyo kibazo cyo mu izamu bagikemura. Hari za ndani mfite, ubu twinjiye mu cyo bita za ndani, mwicare mwumve icyo bita za ndani. Hari za ndani mfite z'uko ubuyobozi bw'ikipe ya APR harimo ibice bibiri. Bamwe baravuga bati umuzamu Ishimwe Pierre ndetse no bita Adolphe tubagirira icyizere bazagenda babikora. Abandi bakavuga bati ntago bikunda, tugomba kuzana umuzamu kuko umutoza aramushaka, kandi no mu mboni z'abantu ubona ko ikipe ya APR ikwiriye kuba yazana umuzamu mushya kugira ngo barebe uburyo bagenda bitwara neza mu buryo bugiye butandukanye, kuko baravuga bati ahantu hatizeye umutekano rwose ni mu izamu. Baravuga bati abazamu ntago ari abazamu wajyana ku ruhando nyafurika ngo ube wizeye umutekano wawe rwose. Ubwo ibi byose no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza mu yo bita APR. Abafana barakubwira bati natwe tuba tubona icyo bita mu izamu haradigadiga rwose. Icyo bita mu izamu ubona ko uyu muzamu bita Ishimwe Pierre ni umuzamu mwiza muri shampiyona, ariko ku ruhando nyafurika ntago ari umuzamu wajyana. Umwe mu mazamu rwose bari aho ngaho bawayawaya. Hari na bamwe mu bayobozi babyumva gutyo, abandi nabo bakavuga bati twebwe uwo bita Ishimwe Pierre tumufitiye icyizere kandi azagira byinshi agenda akora. Ubwo no kubanga amaso tukareba uburyo bimeze. Muri make mu buyobozi bwa APR cyangwa se bari hafi y'ubuyobozi bwa APR harimo ibice bibiri. Bamwe baravuga bati umuzamu agomba kumanuka, abandi bakavuga bati umuzamu rwose tugomba kumureka, wenda dushobora kuzamwongera mu kwezi kwa mbere. Ibyo byose bamwe bakabihurizaho, abandi rwose ntibabihurizeho. Ariko icyo bita za ndani zanjye rwose wakwibaza ngo zirampa iki? Icyo bita za ndani, umutoza umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye rwose we akomeza ku cyemezo cye cyo kuba akomeza gusaba ubuyobozi bw'ikipe ya APR umuzamu mushya kugira ngo barebe uburyo barushaho kugenda bitwara neza, barushaho kugenda bigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aravuga ati ikintu bita umuzamu rwose turi kuganira n'ubuyobozi kugira ngo turebe uburyo twakemura icyo kibazo rwose, kuko uyu muzamu bita Ishimwe Pierre ni umuzamu utazamura urwego, level ariho rwose ntago izamuka, iguma ari iyo ngiyo rwose. Ubona ko ubundi ubuyobozi bwe bwamuhaye icyo bita isezerano yuko bagomba kuzana icyo bita abatoza b'abazamu beza cyane bari ku rwego rwo kugira ngo wenda babe bazamura impano z'abataramu. Ariko umutoza arakubwira ati rwose aba bazamu nabonye ni ibindi, ntago ikijyanye no kuvuga ngo level yabo y'urwego irazamuka rwose. Ubona ko ni bamwe mu bazamu bazamutse bagera ku rwego rwo batarengaho rwose, bagera kuri level batarenga. Ibyo byose wenda no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba se icyifuzo cy'umutoza bizagenda bite, kuko umutoza arakubwira ngo umuzamu mushya mumuzane, ikipe umutekano wawe ube wizewe. Mu gihe twakinisha abakinnyi umutekano wacu wo mu izamu rwose ntabwo waba wizewe, kuko arakubwira ati dukeneye umuzamu ufite experience yaba mu mikino nyafurika ndetse no mu buzima busanzwe. Nyine umuzamu mukuru kandi umaze kuba yagira byinshi agenda akora bigiye bitandukanye. Aba bazamu bakiri abana rwose ubona ko baba bakwiriye kuba abazamu bafite abazamu bakuru, nk'uko uri mutaramu Pavere Nzira yari ahari. Uwita Ishimwe Pierre wabonaga ko wabonye ko ubwo yagiye mu izamu yari ameze nk'aho yazamuye urwego, kuko benshi bimaze kumwigisha byinshi. Baravuga bati rwose yarakwiriye kuba akiri kwiga, ntabwo yarakwiriye kuba ubu ngubu yarahise ajya mu izamu. Iyo Pavere Nzira aguma nk'undi mwaka byari kuba ari byiza cyane kuri uyu muzamu bita Ishimwe Pierre rwose, agakomeza kugenda yigira kuri benshi byinshi bigiye bitandukanye, bigatuma umunsi azajya mu izamu abantu bose batazamushidikanyaho, bazaba bafite icyizere. Ariko ubona ko ubu ngubu abantu benshi baravuga bati ni umuzamu mwiza turabizi, ariko amakosa ya hato na hato
uyu mutaramu w'umuzamu wita Ishimwe Pierre, sinzi wenda ikosa nimba muri muziho, ikosa ngira mubonyeho rimwe. Ni umuzamu mwiza ushobora kuba uwa mbere ku mipira, ariko nawe umupira kuwuhamana rwose ubona ko ari ibintu biba bigoye kandi bidashoboka cyane kuri uyu mutaramu bita Ishimwe Pierre Mario. Rwose ubona ko imipira bamutera yose ayikubita, ntago ayirenza izamu cyangwa se ngo ayikubita ayirenza, we awuzanira umukinnyi ku kirenge, ukabona ko yari umukinnyi uri tayari rwose kwita atereka mu izamu. Rwose bari ibintu by'uruca abana, bari ibintu biri aho ngaho rwose ubona ko bisanzwe cyane. Ubwo no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Iyo bita nyamukandagira rwose, icyo bita umuzamu mushya rwose ni ibindi. Turaza kureba wenda ngo ni ikihe gice kiri buze kubugenda gifata umwanzuro. Ese barafata umwanzuro wo kuba bakinisha bita Ishimwe Pierre ndetse no bita Dolphe, cyangwa se barerekeza ku isoko. Hari umuzamu rero watangiye kunugwanugwa. Uyu muzamu rwose muri kubona ni umuzamu w'umunya Bene. Uyu muzamu ejo bundi yaje muri shampiyona ya Tanzania, aje gukora icyo bita test rwose y'ubuzima, ntabwo ari test ya physique cyangwa se ibindi, ni test y'ubuzima, ko byavugaga ko ngo arwara indwara y'umutima, ariko baza gusanga rwose nta ndwara y'umutima afite. Yari amakuru y'ibihuha, ariko ikipe ya Simba Sport Club yarajemo rwose bisanga yari yamaze kuzamura umwana wayo uri mu academy yayo, yaraguze n'undi muzamu uremereye rwose, bituma umutaramu icyo bita kuba yasinyira ikipe ya Simba Sport Club birangira bibaye ipfabusa, bitabaye rwose. Ubona ko uyu muzamu rwose yari yaje gukora test, ariko birangira ekipe itamufashe bitewe nuko yari yamaze kugenda izana abandi bazamu bagiye bakomeye cyane. Ubwo no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Bamwita ngo ni Francis Chiomba rwose. Uyu muzamu ni ibindi. Narebye amahighlight ye mbona ni umuzamu muzima, ariko muri iyi minsi ngafite ikibazo cy'imvune gikomeye cyane. Ibitangazamakuru byo muri Afurika nabonye byatangiye kwandika ko ashobora kuba ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya APR yo mu Rwanda ndetse n'ikipe ngo ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Ikipe ya APR rwose ngo na Gor Mahia ziri kuganira n'uyu mutaramu bita n'umutaramu w'umunyabene w'umuzamu rwose. Umwe mu bazamu nabonye bafite ikintu bita igihagararo hatari rwose, ubona ko ari umwe mu bazamu bujuje ibyangombwa. Ubwo no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba se uruhande rumwe niruramutse karwemeje icyo kuba bazana umuzamu rwose. Uyu muzamu ari mu bahabwa amahirwe yo kuba yahita asinyira ikipe ya APR rwose byihuse mu buryo bw'igitaraganya, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. N'ubwo nabonye rwose uruhande rusa nkaho ruremereye cyangwa se ruriho abantu benshi, ni urwo kuvuga ngo bita Ishimwe Pierre rwose izamu agomba kuririnda sezo yose ikarinda irangira rwose. Ubwo no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita nyamukandagira mu